twishimiye rero kubasanga mukurikiye Cabugufi Mission ibiganiro bitambukaho. Mbahaye ikaze rero uyu mwanya mwiza mwafashe, mbashimira cyane mbabwira ngo Yesu Kristo abaho umugisha kandi abagire neza kubuko mwitanze mugafata igihe cyanyu. Mwagomba kuba muri gukora ibindi cyangwa se ukaba uri gukora ibindi ariko ukurikiranye Cabugufi Mission. Ndagira nkubwire rero ku izina ryanjye ari Pastor Christophe wabakurikiza. Niwe muri kumwe uyu mwanya nkuko bisanzwe. Ndagira ngo rero dukomeze ikigisho twatangiye, ariko mu ikigisho twatangiye mu gice cya mbere cyacyo turagira ngo tukomeze kuvuga ku bijyanye n'amategeko. Amategeko murayazi cyane, kandi urwandiko Paulo yandikiye abikorino urwandiko rwa kabiri, akenshi ahanga tugeze ku by'amategeko kuko niyo Paulo yandikiye itorero ry'ikorino. Ndagira ngo rero dukomeze kuvuga ku by'amategeko, ariko tubabwira neza ko amategeko yaje ari umushorera wo kutwereka kandi cyari gicucu cyo kugira ngo cyasobanuraga ko Yesu Kristo azaza ari we mukuru utegeka ayo mategeko yose. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya mwiza tugira ngo tubivugeho tubiganireho cyane mu kino gice cya mbere. Ndagira ngo rero mbere yuko dusoma urwandiko rwa kabiri, nkuko turi kwiga Bibiliya turwigaho urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, tuze kurusoma ariko tumaze gusoma mu Bagalatiya igice cyaho cya 4 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Indanzira ijambo cyangwa se umutwe w'ijambo avuga ngo ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi. Tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi, maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yoreza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwaga nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icubahiro kandi ishyirwe hejuru. Iri jambo rirasobanutse cyane kubera yuko iyo umwana akivuka akiri mutoya, naho yaba ari nyiri ibintu ari we uzaragwa bya bintu byo mu muryango, burya ntabwo ahita ko abishyira mu biganza byiwe, ahubwo arabanza akarerwa agakura, akagira n'abantu baba babifashe cyangwa se baba babireberera, babikuramo inyungu zibasha gutunga wa mwana kuzageza igihe we azakurira, akaba yashobora gufata ingingo cyangwa se akaba yabasha gufata umugambi kuri bya bintu yarazwe n'ababyeyi. Bishatse kuvuga ngo tukiri bana batoya, tukiri kera, ntabwo twari dufite ubwisanzure ku byo twari twemerewe gukora, ahubwo twabanje kurerwa kugira ngo tubashe kumenya ubwenge no gusobanukirwa ibyo tugomba, ibyo twarazwe. Urumva neza yuko twari tuzi ko Yesu Kristo azaza kuko yagiye avugwa cyane, ariko mu by'ukuri twari tutarasobanukirwa umumaro wa Kristo. Ariko Yesu aje yerekana umumaro we, ndetse yerekana n'umumaro w'amategeko, yerekana ko amategeko ari munsi kandi amategeko yaje ashaka kusobanura Yesu Kristo uzaza ari we shefu cyangwa se ari we mukuru ushinga itegeko, ari umwami amahoro. Imana ishimwe cyane. Ikindi kandi iyo usomye iri jambo ry'Imana iratubwira ngo Yesu nawe avutse atwarwa n'amategeko kugira ngo abature babandi batwarwaga nayo. Yaraje rero yisanisha natwe, yemera kuba nkatwe kugira ngo abashe kurokora babandi bari barabagizwe ubucakara cyangwa se bari baragizwe ubucakara ku bw'ayo
mategeko, kandi amategeko nta kindi yari akwiriye gukora uretse iyo utarikurikizaga warapfaga. Ni ukuvuga ngo rero igihano cyangwa se iyo wakoraga ikibi kidahuye n'uko itegeko rivuga, utagendeye mu nzira y'amategeko nziza, igihano cyari cyo kwicwa. Ariko Yesu aje we yemera ko ya mategeko ariyo ahererwaho ibihano byacu byari bidukwiriye, we arapfa kugira ngo twebwe tubamburwe, we abambwe dusigare twebwe twitwa abana b'Imana. Kuko kera ntabwo twitwaga abana b'Imana, ahubwo twari abantu b'Imana, ariko Yesu aje biduhindura sitati, duhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro ko tutakiri abantu batari abana b'Imana, ahubwo dushimira Imana cyane kuko Yesu yaje tukaba turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro ko turi abana b'Imana ku bwa Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Imana ishimwe cyane rero ko ibyo byose byaje kugira ngo nge nawe tugire ijambo, tube tubasha kuvuga uyu munsi ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, tubabwira ko rero turi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Turi ku gice rero cya gatatu. Uyu munsi turasoma rero igice cya gatatu umurongo waho wa 7 turagera ku murongo waho wa 18. Ndagira ngo rero twinjire muri Bibiliya dusome iryo jambo ry'Imana rihanditse. Ndabasaba rero mujye mufata za Bibiliya zanyu kugira ngo tugendane mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dusome ku bw'izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari ukumwanya muto gusa kugashira. Nkaswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro? Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkaswe imitegekere itera gukiranuka, nuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso ye kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza ubu ibya Mose byo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi niwe mwuka w'umwami niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Imana bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye,
duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi, kuba ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero dukomeze tuganire kuri ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana Imana iduhaye ku bw'uyu mwanya turimo dusoma uru rwandiko, cyangwa se turimo twiga Bibiliya, ariko dusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino. Ndagira ngo rero wibaze ibibazo, ese ibyo nsomye birambwira iki, birangisha iki? Ese ku mwuka wera birangisha iki? Ku mwana w'Imana birangisha iki? Ku Mana ubwayo. Niba imitekerereze y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro. Tubisomye ku murongo wa 7. Imana yategetse Mose kwandika amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye. Ivyo murabizi, ibisate 2 by'amabuye, akayashyira Abisiraheli. Muzi ko yajya gushyira Abisiraheli amategeko yayanditse ku bisate 2 by'amabuye. Amategeko rero yarafite ubwiza kuko yagaragazaga kwera kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibisate by'amabuye byari 2, ariko icyo namanza kukubwira nuko igisate kimwe cyariho amategeko areba Imana n'abantu gusa. Imana ishimwe cyane, yavugaga ukwera kw'Imana kwayo, akareba Imana n'abantu gusa. Ariko igisate cya kabiri cyariho amategeko areba abantu n'abandi, ariko nanone bihesha Imana icubahiro. Imana ishimwe cyane, kuko hari abantu batajya basobanukirwa igituma Imana yahaye Mose amategeko ari ku bisate 2 by'amabuye, nyamara kutayasohoza byahanishwaga kwicwa. Iyo tubisomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 28 niko handitswe, iyo utashoboraga gusohoza amategeko y'Imana washoboraga kwicwa, kuko nicyo gihano cyari kiriho kandi kibereye umuntu wishe amategeko y'Imana. Aya mategeko kandi rero ntabwo yabashaga kuzana impinduka mu muntu ku rwego rwatuma yemerwa n'Imana, kubera ko igihe cyose umuntu wese ntabwo yatunganywaga n'aya mategeko, kuko amategeko yazanaga igihano. Umuntu agahita ko yicwa, ntashobore kuba yamubwira ngo wa muntu we turakwihanganiye, gerageza uhinduke, cyangwa se amuhe guca bugufi, ahubwo yo yahitaga ko amusabira igihano cyo gupfa. Murazi ko n'abandi cyangwa se nko mu bihugu bagira ibihano byo kwica abantu, bavuga ko icyo gihano kidafite akamaro, kubera ko wa wundi wakoze icyaha nta hantu aba yigiye, nta hantu aba akosorewe, nta hantu aba yigeze agororerwa, kubera yuko aba yishwe, ntabwo amenya ingaruka z'icyaha z'icyo yakoze. Duhindurwa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi, kuba ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Impinduka zazanwa mu muntu n'umwuka wera iyo yakiriye Yesu Kristo ni z'ingenzi cyane kuruta gutwarwa n'amategeko, kuko iyo wakiriye Yesu hari icyo uhinduka muri wowe, hari icyo wakira, hari icyo wumva muri wowe kiruta cyane kuba amategeko ariho. Kuko iyo amategeko ariho uba ufite ubwo bavuga uti amategeko aramana, ariko iyo ufite Yesu uvuga ngo Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi, ugaca bugufi ukongera ukamwakira, ukamuga uti Yesu nari narakwihaye, nyuma yaho ndacumura ndagenda, ariko kakanya nongeye kungarutseho kugira ngo wongere ungire neza. Ubwiza bw'Imana rero bwazaga kuri Mose, bwagendaga bushira. Ubwiza bw'Imana buri kuri twe abizera Kristo n'umwuka wera. Bite ko Mose ubwiza bwamuvagaho bitewe yuko yagendaga ku mategeko, aho Yesu aziye ntabwo ubwiza bwa Mose bugifite agaciro, ahubwo gifite agaciro n'ubwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Kuko umwuka w'Imana aba muri twebwe. Uwo mwuka w'Imana rero yari muri twebwe igihe cyose tuba dufite na Yesu, kandi Yesu yari muri twebwe, tuba dufite umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera tuba dufite ubuntu bw'Imana, ntabwo tuba tukigengwa na byenda by'amategeko, ahubwo tuba tugengwa n'ubuntu, kandi umuntu nibwo buduha kugira ngo tunesherezwe. Kandi ubuntu nababwiye ko atari bwo butuma tukora ibyaha, ahubwo ubuntu butubwira ko tudakwiriye gukora ibyaha,
ibyaha, ahubwo dukwiriye guhinduka tukaba abana b'Imana biciye muri Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Hari icyo rero ukwiye kuzirikana rero, imbere y'Imana nta muntu utsindishirizwa n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu gusa, nk'uko tubisoma mu Bagalatiya igice cyaho cya 3, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 11. Imana ishimwe cyane. Ntabwo rero umuntu atsindishirizwa n'amategeko, reka da, amategeko ntabwo ashobora gutsindishiriza, ahubwo umuntu atsindishirizwa nuko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwiwe. Ndagira ngo rero nshuti waruteze amatwi ikiganiro, aho tutakurikiye iyi nyigisho, cyane cyane inyigisho yo kwiga Bibiliya, aho turi kwiga urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, ndagira ngo soreza ngaha ngushimira cyane uyu mwanya wafashe ukurikiye ijambo ry'Imana. Nakubwira ko rero ibiganiro bitemuka kuri Bugufi Mission, ushatse wajya ujya kuri chaîne yacu ya YouTube uhita kuhasanga ibiganiro byacu byose ko twagiye tubishyiraho, cyangwa se kuri Google search naho ubisangaho. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, ndiho abane namwe, kandi ushaka kudutera inkunga nabyo waduhamaga kuri nomero gutangira 550 78 82 74 648, kandi habaye hari impinduka wagize ku buzima bwawe biciye ku bino biganiro bitabaga kuri Bugufi Mission, waduhamagara cyangwa se ukatwohereza ijwi hangaho kuri iyo nimero ya WhatsApp tuguhaye, kugira ngo ijwi yawe utugezeho, asigaye tuzasangize abandi, ubabwira icyo Imana yahinduye mu mutima wawe kubera ko wakurikiye ibiganiro bitamaka kuri Bugufi Mission. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, ndiho abane namwe, kandi mujye mutanga amashimwe, mushima Imana kubuko yagiye igira neza ku buzima bwanyu. Ibyo bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, bite ko twazamuye amashimwe, kuko burya umuntu waciye bugufi agomba kugaragaza amashimwe. Ndazi neza ko rero turi kumwe, kandi Uwiteka akomeza kubagira neza. Shalom shalom, ndiho abane namwe, nakagaruka ndiho abishatse.